Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo agere kuri buri wese aho muherereye mu mpande enye z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndabara nyine ubwo abari iburasirazuba, bari mu majyepfo, ari mu majyaruguru n'iburengero bwaryo, n'abari mu mujyi wa Kigali. Uyu ni wa mwanya mwiza rero tubasha kwigana ubuhanuzi buri muri iki aricyo Bibiliya. Hanyuma rero impamvu mbwita ubuhanuzi ni uko Imana yantumye kubamenyesha ko uwizera wese ubuhanuzi buri muri iki gitabo azabona ubwami bw'ijuru. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi burimo hari iby'Imana ibuza, hari iby'Imana yanga, hari iby'Imana ikunda, donc hari iby'Imana idusaba gukora. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe turaza kwigana nyine ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza buri muri Bibiliya yera, aho turi buze rero kureba imirimo ya kamere ndetse n'imbuto z'umwuka. Ibyo rero biri mu Bagalatiya kuva mu gice cya gatanu, kuva ku murongo wa 16 kugera ku wa 23. Aha rero ni ibaruwa Pawulo yandikiye Abagalatiya ababwira uko bagomba kwitwara kugira ngo bazaragwe ubwami bw'Imana kandi babeho mu mudendezo nta mategeko abahana. Reka rero dusenge kugira ngo ubutumwa bwiza uwo biri buze kugeraho aze kugira mu by'ukuri icyo asaruramo kandi agire uko ahindura imyitwarire, atangire kwitwara nk'umwana w'ijuru, atangire kwitwara nk'umuragwa w'ijuru. Tureke kwitwara nk'ab'isi, kuko n'ubundi imirimo ya kamere nyine ibitugira ab'isi, kandi ab'isi abo ntabwo bazigera babona ubwami bw'Imana, ahubwo nyine tuyoborwe n'umwuka, kubera ko ngo abayoborwa n'umwuka aribo bana b'Imana. Mwami mwiza Kristo, turagushima, turaguhimbaje, turagushimira ko warinze buri wese uri kumva ubutumwa, turagushimira ko turi amahoro. Nuko rero tuje hano imbere yawe, tuje kumva ubwiza bwawe, tuje kumva ubutumwa bwawe ndetse n'ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Turakwingingira rero kugira ngo Mwami tukivuga uze gusuka umwuka wera wawe kugira ngo atuyobore, Mwami nyir'ijuru, kugira ngo tutaza kuvugisha ubuhanuzi ibyo butatubwira. Turasaba kugira ngo umwuka rero aze kutuyobora. Kristo, ndakwingingira kugira ngo buri muntu wese uri bwumva ubutumwa abashe guhindurwa nabwo, abashe kugarukira aho yarageze, abari mu murongo w'ibyo ushaka nabo ubongerera imbaraga, bakomeza bagutunganire kugeza igihe nyine uzaba uje gutwarira itorero. Ngaha rero abari bukumve bose ubagirire neza, abari bwumva ubutumwa uyu munsi n'abazabwumva igihe kizaza, abo Kristo nabo ubibuke kandi utugarure mu nzira nzima. Turakomeza dukomeje mu Bagalatiya nk'uko nabivuze, ni igice cya 5, turahera ku murongo wa 16 tugeze ku wa 23. Umutwe uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti nimuyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'ijuru. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abavandimwe rero tumaze gusoma ubwo butumwa bwiza. Mu by'ukuri iyo ukomeje gusesengura ubu butumwa bwiza Pawulo yandikiye Abagalatiya, twumvisemo imirimo myinshi. Harimo imirimo ya kamere, twumvisemo gusambana. Niba usambana ukaba ukora ubusambanyi, umenye ko uyoborwa na kamere. Tubonamo gukora ibiteye isoni. Ibiteye isoni ni byinshi, ariko twavugamo nko kwiyambika ubusa. Mu by'ukuri urubyiruko cyane cyane ino si aho igeze, ubona uburyo abantu basigaye biyambika ubusa babishaka. Hakabamo rero n'indahiro ku babyeyi. Hari abantu ujya wumva ukumva bari kurahira ababyeyi, mbese bari kurahira indahiro ziteye isoni n'iby'isoni nke.
tubonyemo rero gusenga ibishushanyo. Kugera mu gusenga ibishushanyo turaza kwibazamo ibintu byinshi, ariko gusenga ibishushanyo hari abajya bavuga ngo ni amashusho, yego nayo birashoboka, ariko hano ni nko kwimika izindi mana. Buriya amafaranga uyakoresheje nabi akaba ariyo akuyobora, ukirengagiza Imana, icyo gihe amafaranga aba akubereye ikigirwamana, aba akubereye ibishushanyo. Ibyo rero nabyo ujya umenya kuyoborwa n'umubiri. Hakabamo kandi rero mu gusenga ibishushanyo harimo kuraguza, ni ukuvuga ngo kujya kureba izindi mana. Hari abantu bajya gusenga nk'ikintu bari gusengera igihe cyamara iminsi kitarakunda. Hari ibyo abantu bagira byita ngo kubaza abakuru, ugasanga umuntu agiye mu bapfumu. Ibyo nabyo ni ibigirwamana, ni ukwiremera ibigirwamana. Ndetse ibishushanyo hano hashobora kuzamo ikintu utunze ukagiha umwanya munini. Turafata urugero nka telefone, kompiyuta, ukakimaraho umwanya munini, ukagisimbuza Imana. Njya mbona abantu benshi mu rusengero bajyanayo amatelefone, ugasanga mu rusengero umuntu ari kwandikirana n'abantu mesaje, mbese ugasanga telefone yayihawe umwanya munini, nko kumva ijambo ry'Imana ugasanga ntabihaye umwanya, cyangwa se agasohoka kwitaba telefone agasanga icyo Imana yamuteganyirizaga kumva uwo munsi cyarangiye. Mu by'ukuri icyo gihe telefone iba yakubereye igishushanyo, iba yagutwaye umwanya w'Imana mu mutima wawe. Rero ni ikintu cyose cyakwimura umwanya w'Imana mu mutima wawe kiba cyamaze kuba igishushanyo se cyangwa cyabaye ikigirwamana. Hakabamo rero kuroga. Iyo tuvuze kuroga, abantu benshi hari igihe bahita bumva buno burozi, aside, buno burozi nyine umuntu aho umuntu akaburya mu biryo cyangwa akabunywa mu mazi agahita apfa. Yego nabyo nibyo, ni uburozi, ni ukuroga, kandi ibyo nabyo nyine ubikora abayoborwa na kamere, kandi ubwo nyine ntayoborwa n'umwuka, kandi niba atayoborwa n'umwuka nyine ubwo nawe si umwana w'Imana. Hanyuma rero hari n'ibindi bintu tujya tuvuga. Buriya uburozi iyo batabutongereye, inshuro nyinshi buri uburozi barabutongera. Iyo batabutongereye hari igihe ntacyo bugutwara, ariko buriya imitongero iri mu burozi ariyo magambo babivugira, bakavuga ngo wenda ugende umuhina akaguru, ugende umutoza amashashi, ugende umwirukanse ku musozi. Ni ukuvuga ngo ayo magambo nayo afite agaciro. Hari ibintu rero tuvuga mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukabibwira abandi, tukababwira amagambo bakomeretsa, amagambo basesereza, amagambo mabi ukaba wayabwira umuntu bikageza naho umuntu ashobora kugira gute, ashobora kwiyahura. Ibyo nabyo ntaho bitaniye no kuroga. Hari amagambo, kwitana amazina. Hari amazina tujya duhimba abantu, ugasanga umuntu wenda n'urugero bamuhimbye Nyangufi, akagenda akihebeshwa n'ibyo kugeza ubwo ashobora kugira agahinda gakabije akaba yakwiyahura. Mu by'ukuri urumva ko uwo muntu twamurogesheje amagambo. Rero ababwira abandi amagambo mabi, cyane cyane abantu bahimba abandi amazina mabi, ntabwo bikwiye. Hanyuma hajemo no kwangana. Urwango, mu by'ukuri hari ukwangana guturutse ku mitungo, ku masambu n'ibindi byinshi, ariko urwo rwango nirwo rugenda rukurura na bya bindi byose, umuntu akaba haziramo no kukuroga. Ibyo rero niba ufite urwango mu mutima, icyo gihe nawe uyoborwa na kamere, ntabwo uyoborwa n'umwuka. Hakazamo ishyari. Ishyari rero ni ikintu gikomeye cyane abantu bajya bakinisha, ariko nacyo ni ikintu kijyana mu kurimbuka, kubera ko nacyo ni kimwe mu mirimo, ishyari ni kimwe mu mirimo ya kamere. Hakazamo rero umujinya. Hari abantu bahorana umujinya, cyangwa se bayoborwa n'umujinya, cyangwa se babatwa n'umujinya. Nyamara rero iyo dukomeje kureba neza icyo Imana itubwira muri Bibiliya, iyo turebye mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 28, nimurakarana ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Aha rero birashaka kutwumvisha neza ko umujinya nawo ni ikintu kibi, ni kimwe mu mirimo ya kamere. Ubwo rero abantu benshi umujinya bawufashe hasi, kuko uri mu bintu byatuma utabona ubwami bw'ijuru. Amahane rero nabyo ni ikibazo gikomeye cyane.
kuko ubundi guhorana amahane, uri agresive ku bandi, urwana, ni ikimenyetso cyangwa se ibyo nabyo ni imirimo ya kamere. Hanyuma kwitandukanya no kwirema ibice. Ahangaha rero haraza kuzamo ibintu byinshi abantu bakora, kwitandukanya no kwirema ibice, ugasanga ibyo ubutunzi ufite buri gutuma wica ku bantu, cyangwa se buri gutuma witandukanya n'abandi, ukaba nyine wabagirira nabi, cyangwa se ugasanga mwese niba muri mu murimo w'Imana, muri muri korari, ariko ugasanga ntimwumvikana, harimo mwiremyemo ibice, cyangwa se ugasanga mu baturanyi, ugasanga ngo hari abantu runaka tutemere kuvugana, ugasanga ibyo byose ni imirimo ya kamere. Hakazamo rero kugomanwa rero ni gucumba urugomo mu kinyarwanda wenda kizima. Kugomanwa ni igihe abantu bakoze itsinda wenda bagamije kugira nabi, kuko itsinda risenga ntabwo ari ukugomanwa, ahubwo kugomanwa ni agatsiko wenda k'abajura, agatsiko wenda k'abarozi, agatsiko k'abagizi ba nabi. Mbese ibyo nabyo nyine ni bimwe mu mirimo ya kamere. Hakabamo gusinda. Gusinda rero, iyo tuvuze gusinda, hari gusindishwa n'ibiyobyabwenge, inzoga, gukora ibintu byose bituma umuntu atakaza kamere Imana imushakaho. Kimwe rero mu gituma Bibiliya cyangwa se n'Imana yanga gusinda, ni ukuvuga ngo umuntu aba ataye control, aba ataye natire y'Imana, aba ataye ko Imana yamuremye, reasoning iba yasubiye inyuma. Niho hahandi usanga iyo umuntu yasinze agatangira wenda kwikoreraho pipi, cyangwa se hari n'abasinda bakikoreraho umusarani. Ibyo rero byose Imana ntabwo iba ikikureba mu ishusho yakuremyemo, ahubwo nyine uba watandukiriye, wakoze nyine wagiye mu mirimo ya kamere. Harimo rero no kunywa ibiyobyabwenge, itabi, n'ibindi bintu byose Imana ishobora kukubona ikakubona ko utagifite nature nk'iyo yakuremanye. Ibyo byose rero bibarwa nko gusinda. Hakabamo rero ibiganiro bibi. Ibiganiro bibi harimo gusebanya, ibiganiro bibi harimo kugambana, kwicara mukagambanira umuntu, kwicara mukajya intonganya zitungura, mbese ya magambo atubaka ubuzima cyane cyane bwa gikristo. Ibyo nabyo rero biba ibiganiro bibi. Hanyuma tukagira rero n'ibindi bisa bityo. Hano Bibiliya iravuga ngo n'ibindi bisa bityo. Ibindi bisa bityo rero haba hakubiyemo ibintu byinshi, harimo gusuzugura, ubwibone, gusekana cyangwa se kunegurana, guteranya bagenzi bawe, cyangwa se kutabika ibanga, no kugira inzika. Ibyo byose rero ni imirimo ya kamere. Menya ko rero niba ibi bintu byose tumaze kuvuga bikuranga, umenye ko Bibiliya irabyanga, Imana irabibuza. Si ngombwa rero ko Imana igutumaho umuhanuzi ngo akubwire ngo ihane, reka amahane, reka umujinya, reka gusenga ibishushanyo, reka kwangana, reka ibiganiro bibi, reka gusinda, kugomanwa n'ibindi. Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiye Imana ishaka kukuvugishirizamo. Uyu munsi rero ndaguhamagarira kugira ngo wisuzume, ukore test yawe, urebe se ni hehe ndi kugwa. Ese ndi kugwa mu gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke? Ese ndi gusenga ibishushanyo? Ese ndi kuroga bya bintu nasobanuye haruguru? Ese mfite urwango mu mutima? Ese mporana intonganya? Ese ngira ishyari? Ese ngira umujinya? Ese mporana amahane? Ese nitandukanya n'abandi, cyangwa se nirema ibice muri bagenzi banjye? Ese ndagomanwa? Ese ndi umusinzi? Ese ngira ibiganiro bibi? N'ibindi bisa bityo nk'uko twabibonye, harimo gusuzugura, ubwibone, gusekana cyangwa kunegurana. Hanyuma rero turaza kureba imbuto z'umwuka, cyangwa se imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka rero turakomeza kugenda tuzibona. Irya mbere bavugamo urukundo. Mu by'ukuri rero urukundo ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu gikomeye cyane abantu tugomba kugirirana. Iyo turebye mu Bakorinto, n'ubundi niba ari Pawulo yandikiye Abakorinto, turasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 ku murongo wa 13, umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Hanyuma rero mu gice cya 13 bakavuga ngo ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo. Ibyo uko ari bitatu
ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Ni ukuvuga ngo rero urukundo nibanze, umuntu ugira urukundo, ugirira abandi, gufasha abakene, gufasha abababaye, kwambika abambaye ubusa, gufasha imfubyi, ibyo byose ni ibimenyetso by'urukundo. Ibyo rero ni imbuto z'umwuka, ngo kandi bisa bityo nta mategeko abihana. Hakabamo rero ibyishimo. Ibyishimo rero, hari ukugira ibyishimo wowe ubwawe, hari no gutera ibyishimo. Niba wishimye ntabwo wabuza abandi ibyishimo, uba ugomba kubafasha nabo kwishima. Hanyuma hakazamo amahoro. Niba ufite amahoro ntuba ugomba kubuza abandi amahoro, uba ugomba gutera amahoro. Ibisa bityo nta mategeko abihana. Hakazamo kwihangana. Buriya kuyoborwa n'umwuka, uyoborwa n'umwuka arihangana. Ntabwo ibintu byose bimutentemura cyangwa se ngo bimubuze amahoro, bimubuze umudendezo. Hakazamo rero kugira neza. Kugira neza hano hari ukugira neza abababaye, hari gusura abarwayi. Ibyo byose, imirimo myiza yose, imirimo y'abera yose, nk'uko bavuga ngo imirimo y'abera izibukwa. Ibyo ni ibintu umuntu atakora aramutse ayoborwa na kamere. Hakazamo rero ingeso nziza. Ingeso nziza hazamo kubaha, hazamo kwitwararika. Ubundi ingeso nziza ni ukuvuga ngo ingeso nziza ku mukristo ziba zigomba kuranga aho uri hose. Niba ugeze ku meza ukamenya uko witwara, ukamenya uko ugomba umuntu iyo ari ku meza, umuntu w'Imana agenza ate. Ni ukuvuga ngo hari umuntu aba ari ku meza, yaba ari gusangira n'abandi cyangwa ari kwisangiza, ukabona ari kuvundiranya nk'aho hari umuntu umugeretse. Ibyo nyine ntabwo ari ingeso nziza. Ugasanga umuntu arahora atukana, arahora asuzugura. Ibyo ni ingeso mbi. Ariko iyo ufite ingeso nziza, urubaha, ukubaha abato, ukubaha abakuruta, ikirenzeho ukubaha Imana, ugatinya Imana, ugakunda Imana. Hakazamo rero gukiranuka. Gukiranuka ni iki? Hano gukiranuka ni ukureka gukora bya bindi bibi waretse. Hano hari ukuntu umuntu yitiranya agakiza no gukiranuka. Iyo uhawe agakiza, iyo ugiye mu gakiza, uba uretse, uba ukize bya byaha byose Satani yakujyanagamo. Uba uvuye mu gusambana, uba uvuye mu kwiba, ya mirimo yose ya kamere ubu yikijijwe. Nibo bavuga ngo umuntu yagize gute, yahawe agakiza. Gukiranuka rero ni cya gihe wakabaye ubona uburyo bwo gusubira mu gusambana no gusubira kwiba, ariko ntujyeyo. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ugukiranuka. Ntugikora bya bindi wakijijwe, warabiretse. Ufite opportunity yo kurya ruswa ariko urayihoreye. Ibyo ni byo bita gukiranuka. Ugakiranukira nyine Uwiteka. Hakazamo rero no kugwa neza. Kugwa neza rero, hano umuntu ashobora kuvugamo byinshi, mu rugo iwawe, ese abashyitsi, ese abana bawe, ndetse no mu rugo mu muryango, ese mugwirana neza, za ntonganya ntizihahora. Ese iyo mu biro byawe niba uri umukozi, ese iyo abakiriya bagusanzemo ubakira ute? Ntabwo batonganya, ntabwo batuka. Hakazamo rero no kwirinda. Kwirinda ni ikintu gikomeye mu buzima bwa Gikristo. Hakabamo nyine n'icyo bita kwirinda ni ikintu gikomeye mu buzima bwa Gikristo, kuko nacyo ni imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka rero habamo kwirinda. Kwirinda rero twirinda iki? Twirinda amahane, twirinda gusinda, twirinda gusambana, twirinda kugomanwa, twirinda kwangana, twirinda kuba urwango, twirinda kubika inzika mu mitima. Hanyuma rero umwuka, impamvu kuyoborwa n'umwuka, impamvu kwirinda ari ingenzi. Iyo dufashe nk'ingero zo muri Bibiliya tugenda tubonamo nk'abantu bananiwe kwirinda. Wenda reka dufate ingero nkeya zishoboka. Dufatemo wenda nk'urugero rwo mu Itangiriro, Adamu na Eva bananiwe kwirinda maze barya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi Imana yari yababujije. Bagize ubwenge buke, ubundi baganirije umuntu utaganirizwa, baganiriza Satani maze arababwira ngo gupfa ko ntimuzapfa. Iyo utirinze rero ikibi, birangira n'ubundi uguye muri ya mirimo ya kamere. Noneho tukaza iyo turebye nk'icyamamare muri Bibiliya ukunda kuvuga, Samusoni yananiwe kwirinda kubera ko yaganirije Delila, amuganiriza ubwiru bw'Imana, amuganiriza ubwiru bw'Imana. Hanyuma bituma Abafilisitiya bagira gute, babasha
kumugusha, babasha kumunesha. Rero bino bisobanuye iki mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abakristo? Ni ukumenya ngo ese ndaganiriza nde, ndamubwira ibiki? Ese ni mwene data ndi kuganiriza? Kandi nabwo burya hari ibintu budakwiye kuganira, hari n'abantu burya muba mudakwiye kuganiriza. Ndakubwira ndaguha nk'urugero. Urabona tuvuge uyu munsi ugize ikibazo wenda tuvuge umuntu wenda ni umurozi, wenda ntumuzi, uhuye n'umuntu ntumuzi, hanyuma tuvuge ko muhuye avuye wenda mu bapfumu, ugatangira kumutakira umubwira uburyo wenda mu rugo ibintu bitagenda neza, uburyo ubukungu bwifashe nabi, Imana yambwiye ibintu, Imana imfitiye uno mugambi. Mu by'ukuri uwo muntu uvuye kuganiriza ntabwo ari mwene so. Impamvu atari mwene so ni ukubera iki? Niba avuye kuraguza ntabwo ubizi, niba avuye gusambana ntabwo ubizi, mbese ntuzi ibyo avuyemo kuko ntimuziranye. Noneho wowe uri kumumenera amabanga yose y'ubwami bw'ijuru. Bishatse kuvuga iki? Hari igihe rero tujye tubwira abantu ngo mudusengere, ukibaza nansengera araza kunsengera kuyihe Mana? Niba abapfumu be? Ese duhuje uwo dusenga? Ibyo nabyo ni ibintu nyine abantu bagomba kwitondera, hanyuma tukagira gute? Tukagira amakenga. Ubu ngubu njya nkunda kubwira abantu, nkabaha urugero nkavuga ngo umuntu ugahura n'umuntu akakubwira ati papa wawe kanaka amaze kumwicara amucagaguye aramutemye, hanyuma ugahita wihutira kureba wa muntu bakubwiye wishe papa wawe, ukagira gute? Nawe ukamutema, ukihorera nawe ukamwica. Wamara kumwica ugahita ujya kureba aho biciye papa wawe, ugasanga papa wawe agize gute? Ni muzima, nta cyabaye. Bivuze iki? Wowe wamaze kugwa mu cyaha cyo kwica umuntu. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe uraza guhanwa, kuko Satani icyo yashakaga ni ugukora icyaha. Uyu munsi rero icyo bakaba bibanza gukora ni ukubanza kugira amakenga, ukavuga ngo ese umuntu umbwiye ko papa bamwishe nibyo koko? Ukabanza ukajya kureba ko papa agize gute? Ari muzima cyangwa ko bamwishe, ukabona kugira gute? Gupanga ibikurikiraho. Kugira amakenga rero nk'abakristo biba bigomba kugira agaciro gakomeye, kuko tuvuge nk'abubatsi ingo, umuntu ashobora kuza akakubwira ati uwo mwashakanye sa madama wawe cyangwa se umugabo wawe mubonye wenda ibunaka ari gukora ibi n'ibi, tuvuge wenda ari gusambana, wowe ugahita wihutira kwarika amavuta ngo uze kuyamumenaho atashye. Ariko mu by'ukuri ugasanga uwo muntu ukubwiye ibyo wenda nibyo, birashoboka ko yamubonanye n'umuntu ariko nyirizina ntibasambanye. Icyo ugomba gukora ni iki? Ugomba kwirinda gufata iyo myanzuro ihubutse. Uba nk'abakristo ntabwo tuba tugomba gufata imyanzuro igize gute? Ihubutse. Ukabanza ukamuganiriza, ukamubaza utese bimeze gute? Ukirinda gufata umwanzuro uhubutse, kuko nyine iyo utirinze n'ayandi Satani akugurusha mu cyaha, ugasanga uri kwicuza nyuma kandi bitari bikwiye. Birashoboka rero ubwo tumaze kumvira ijambo, ubwo tumaze gusobanukirwa, birashoboka rero ko usanze hari icyo udafite muri ibi. Reka rero dusenga Imana kugira ngo ibashe kudufasha, ibashe kugufasha, kugira ngo nawe uyu munsi ubashe kuba umwe mu bagererwa murage b'ijuru, ureka gukora nyine ibyo kamere irarikira, ahubwo uyoborwe n'umwuka. Kandi ngukora ngo ibyo mwuka ashaka aba ayoborwa n'umwuka, ngo kandi uyoborwa n'umwuka ni umwana w'Imana, ngo kandi ukora ibisa bityo nyine nta mategeko abihana, nta mategeko ahana urukundo. Imana ntizaguhanira ibyishimo, Imana ntizaguhanira amahoro no kubiba amahoro, Imana ntizaguhanira kwihangana no kwihanganisha abandi, Imana ntizaguhanira kugira neza no kugirira kugirira neza abantu, Imana ntizaguhanira ingeso nziza, Imana ntizaguhanira kubaha, Imana ntizaguhanira gukiranuka, Imana ntizaguhanira kugwa neza, kandi Imana ntizaguhanira kwirinda. Reka dusenge Imana kugira ngo idufashe. Umwami mwiza rero turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye rero ko tuganirije mu ijambo ryawe, tugushimiye ko duhuguye. Ni ukuri tumenye neza tudashidikanya icyo dushakaho, kandi tumenye neza Mwami tudashidikanya icyo utubuza, tumenye neza icyo udukangurira gukora. Ariko mu by'ukuri Nyiringabo Imana, dusanze Mwami mu mitima hari aho twagenzwe na kamere, ariko turakwinginga Mwami Nyirijuru kugira ngo umuntu wese uri bwumve ubutumwa umugirire neza, umuhe kubaho ku mutima, imijinya icike mu mitima, ndetse Mwami
utange mwami agakiza gashoboka, utange agakiza gahoraho, kugira ngo mwami umuntu wese wumvise ubu butumwa agirirwe neza n'ubuntu bwawe. Mwuka wera musange, amuganirize, amukure mu mirimo ya kamere, kubera ko twabonye ko mwami ukora iyo mirimo atazaraga ubwami bw'Imana. Kandi twese mwami uko turi aha turi kumva ijambo ryawe turashaka kuraga ubwami bwawe. Niyo mpamvu rero twinginga marayika w'ijuru amanuka turwanirire, maze adukure muri iyi mirimo ya kamere, maze mwami twimuke nk'uko umuririmbyi yabivuze, ngaho yari atuye se agituye, kuko wamwimuye natwe twimure Kristo, udushyire mwami aho tuyoborwa mwami n'umwuka, maze twere imbuto z'umwuka. Dusobanukiye neza ari imbuto z'umwuka, turakwingingira mwami kururuka, kwifatanya natwe, kwifatanya na buri wese uri kumva ubutumwa mwami, n'uzumva ubutumwa mwami igihe kizaza, kugira ngo mwami umuhe umutima w'urukundo, umutima w'ibyishimo, umutima w'amahoro, umuhe kwihangana, umuhe kugira neza, umuhe ingeso nziza, gukiranuka Kristo turabikeneye, kugwa neza nabyo birakenewe, ndetse uduhe n'umwuka w'ubwirinzi, kugira ngo Nyiringabo Imana tubashe kugutunganira, kubera ko watubwiye mu ijambo ryawe ibisaba bityo nta mategeko akabihana.